Gatare. Uyu mugabo rero umurambo we wabonetse Ngwengo wasanzwe mu mugezi utandukanya u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Rahim Etienne reka komeze n'ibindi kuri paka arambwira ngo hari umuntu ngo Diamine yapfuye, manuka n'abana njya kugira gute kureba usanga koko aryamye munsi y'urutimba. Kugira ati umuntu wacu yapfuye ngo ari mu mazi, ntabwo twatuzi twagiye kwirukanka kuko dusanga ari mu mazi ariko bakaba yishwe. Amakuru y'urupfu rwa Habimana Diamine utuye mu mudugudu wa Munini akagari ka Gitumba mu murenge wa Matimba wo mu karere ka Nyagatare w'imyaka 42 yamenyekanye cyo kuri uwa mbere tariki 17 Kanama 2026 ubwo bamusanze mu mugezi wa Kagitumba utandukanye u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda nk'uko bisobanura. Noneho tuhageze tugiye kubona tubona kuko ni hari hafi n'icyambu, tubona bo muri migarasiyo baramanutse, bano baba baziritse amakoti bamanutse. Ubwo umwana umwe wari urimo yavuze ati kangiye kureba bari abantu ikintu kiri kubajyana ku cyambu. Agezeyo nibwo yahise agaruka yirukanka ati ikibazo cyavutse ati Diamine arapfuye. Twese twahuriye gutyo, ntabwo twari twigeze tubimenya, twari tumanutse gutyo tugiye kwishakira icyo kurya. Ndagenda mageze ubwo nahasanga abagabo babiri bo mu migarasiyo bambaye neza, ubona bari hirya, ndagenda basanga munsi y'ikiraro. Gusa ngiye nenda kubahingukaho ntese mbona umurambo imbere yabo, ndavuga se ura murambo bite. Ubwo mpita mahamuka nyine negera inyuma, babarambwa ati komeza uze. Ndagenda mageze mukubise amaso mbandatitiye, banumva mbuze ibigambo, buri cyo mvuga numva bwa buranyije. Bambaza sura muzi, nafate ndamuzi n'umugore we turukumwe, ati ngaho genda umubwire. Paka arambwira ngo hari umuntu ngo Diamine yapfuye, manuka n'abana njya kugira gute kureba usanga koko aryamye munsi y'urutimba. Tubona aba migarasiyo baramanutse, abantu bakora mu mupaka, tavuga se habaye iki noneho ko abayobozi bagiye ku mupaka. Ubwo umwe muri twebwe aramanuka ati ngiye kureba abayobozi cyo bagiye kureba ku mazi. Yagarutse yirukanka atubwira ati ni Diamine wapfuye. Kugira ati umuntu wacu yapfuye ngo ari mu mazi, ntabwo twatuzi twagiye kwirukanka kuko dusanga ari mu mazi ariko bakaba yishwe, abamwishe nyuma bakamunaga mu mazi, nuko twabimenye ariko nawe twamenya abamwishe abari. Abaturage bavuga ko batunguwe n'urupfu rwe, ibyo bavuga ko ari amayobera. Ngibiki ntago yishwe n'amazi kuko umuntu wavukiye muri karitsiye ntago avuga ngo yishwe n'amazi. Amazi aruzura akarenga inkombe, akarenga kure, agatwara abantu akagira ute, ntago yaba yamwishe. Amazi makeya n'umwana w'uruhinja yacamo, bamwishe n'abantu bamwishe kuko uri kubona yatemaguwe, yakubiswe buri kimwe cyose. Njye namuciyeho mu gitondo nambuka njya hakurya Uganda, nibwo nasanze abantu bashungereye umurambo uri mu mazi. Twababaye cyane, ntabwo tuzi icyamwishe. Tunejeje kubona umuntu bamutemye, ukubagwa bamutemye, byatubabaje pe, byatubabaje, ntabwo byadushimishije. Ibintu byadutunguye kumva umuntu uwo bamwishe kandi uri umuturanyi wacu kandi twahoranaga n'ejo twaturukumwe, byatubabaje pe, ntabwo byatubabaje. Abaturage bakunze bavuga ko hakwiye ubutabera akamenyekana icyamwishe. Cyaba cyiza wenda icyatumara impungenge nuko mwamujyana mukajya kumupima, tukareba uko wamugana ko ari abagizi ba nabi wenda baba bamwishe. Hakurya ashobora kuba yiciye hakurya, kimwe nuko baba bamwiciye mu Rwanda urukoto bakarujugunya hakurya. Gusa ariko ahantu banyuze bwo bamuzana haragaragara aho bagundaguraniye, kimwe nuko wenda baje bamukurura ari umurambo, cyangwa se baje barwana bakanambuka n'amazi bakamukubitira kujya bakamusiga aho ngaho, nabyo birashoboka. Gusa ariko yakubiswe pe, kimwe nuko yajyanye n'abantu bakamutendera cyangwa se agakubitwa nabo bari. Nuko hariya hakurya y'amazi niho ibintu byakorewe, kuko yabiza kubera hano mu Rwanda ibintu byose byari kuboneka. Uno mugabo tumva babigeze tukamenya abamwishe, buryo niyo bamufata nabo bakagira ikintu babahanisha. Habimana Diamine yapfuye afite imyaka 42, akaba yari afite abana babiri, umwe imyaka 14 n'undi w'imyaka 3, akaba asize abana babiri ndetse n'umugore. Niyo ntegereje Rahim Etienne, ATV Kagitumba ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Reka cyane tumushimire niyo Rahim Etienne. Dukomeze no mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mushikiri, akagari ka Rwanyamuhanga, umudugudu wa Bweramana, naho haravugwa inkuru rero yica mugongo y'urupfu rwa Maniraguha Jean Claude, ukeka ko yishwe n'umugore we